Reka nongere mbaye ikaze inshuti bakunzi ba Sun TV Rwanda online. Nkuko mwakomeje kujya mubidusaba, natwe twakomeje kubazirikana. Akaba ariyo mpamvu twiyemeje kubagira kure kandi hashoboka. Uyu munsi rero twagiye mu karere ka Kirehe, ahangaha neza neza mu murenge wa Kigina, ahubatse hoteli yitwa Sun City. Bakunzi banjye batubwiye ko hano harimo abahanzi bagiye batandukanye bakoze collab bari gushutingamo indirimbo. Reka tubabagerereho bakunzi banjye, ndabibutsa gukora subscribe ndabingiye. Reka tugende. Bakunzi ba Sun TV rero nkuko nabibemereye kandi nabasezeranyije, nabemereye kuza hano muri Sun City kuvugana n'abahanzi bahari baje gukora, bafite shoot y'indirimbo ya collab, indirimbo umba ku mutima. Reka tubavugishe tuganire nabo, baratubwira byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko murababona hano tugiye kujya tuvugana nabo, turaganira nabo byinshi bigiye bitandukanye. Banywanyi banje mukore subscribe ndabinginze. Reka duhere hano ku ruhande rw'iburyo tubavugisha. Salama umusaza, umeze ute? Nkuko ubibona iyi ngiyi ni Sun TV ugusanze hano. Ndagira ngo utangire wibwira abakurikiye Sun TV, ubabwire icyo waje gukora hano Sun City, uko nyine bubaho. Ko hatari aizo turasubiye. Bimeze gute umukobwa? Fresh. Umeze neza. Cyane. Mbavubona. Bo nawe tugusanze hano, ntabwo mbizi niba uri umuhanzi uraza kutwibwira, ubwira abakurikiye Sun TV Rwanda online aka kanya. Nk'abahanzi bo mu karere ka Kirehe, Aline Awas, nawe turaza gusubira. Reka dukomeze tuvugishe n'abandi. Bimeze gute papa wanjye? Sawa. Wabagahe men? Ndahari kabisa. Umeze neza ndakubona. Meze kawe. Okay. Kucyangwe mba ndizanye. Twagira ngo utangire wibye abakurikiye Sun TV Rwanda online. Tugusanze hano muri Sun City, twagira ngo ubibwire, ubabwire nyirizina uri mu ntoki. Jewe ndi producer, ndi n'umuhanzi, byose mbikorera rimwe, ariko ubwo nkaba naje hano muri shoot y'indirimbo yakozwe nanjye, yakorewe muri studio yawe. Okay, uri umuhanzi ukaba na producer, bivuze ngo ufite studio. Yes. Reka dukomeza turaza kugarukaho nawe. Turabona undi mukobwa hano hepfo. Bimeze bite umukobwa? Umeze neza nta kibazo. Kuva ubona ndakubona kutangwe kawe witwite, ko twagira ngo uzayikore kandi kubabwire. Ngene nitwa Ndamika. Umuntu muziki hano twaje gushutinga n'umwana. Umuziki nyine muri Kirehe turi kugenda nyine dukora, kandi twari twifuza kugeraho. Ko twaganira nawe. Okay, urakoze cyane umusaza. Bimeze gutari? Umeze bien. Okay. Bo tugeze hano Sun City. Iyi ngiyi ni Sun TV bari kudukurikira online. Twagira ngo utubwire tugusanze hano, nawe utubwire nawe uri umuhanzi cyangwa? Ndi umuhanzi, bafite amazina y'ababyeyi banyitoreye kandi amaseni, ariko izina ry'ubuhanzi nitwa Success P. Ngira ngo urabibona hano twaje muri shooting, urabona abagenzi banjye
abakameramani barahari, so n'icyo gikorwa cy'indirimbo ku mutima niyo twaje gushutinga, ariko nkaba ndi n'umufatanyabikorwa mu buryo bwo gukora video y'indirimbo. Okay, bakunzi ba Sun TV Rwanda online, uyu mwanya ubu ngubu tugiye kubatangira tubabaza ibibazo mumbabarire mumbe hafi nimukureho ijisho kuri Sun TV Rwanda online. Reka dukomeze tubavugishe, turakwahereye hariya ruguru ku mutipe witwa Hatari, noneho reka duhere kuri wowe. Ngo umusaza uratubwiye ngo uri umufatanyabikorwa muri ibi bintu, twagira ngo tubwire nyizina ibi bintu ubundi iki gikorwa mwagitekereje mute, bimeze gute? Bibaye ikibazo cyiza. Urabona twabitegereje gusanga ibintu bya entertainment hano mu karere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba, ubona biragenda bikomeye. Tuvuga tuti twakora gisombe yo gukora ku improving music and the video ya mu karere ka Kirehe, kugira ngo tuzamure ibendera rya mu ntara y'Uburasirazuba ku bijyanye na music na video yo kuhakorera. Okay, ukimara kuvuga icyo kibazo umuntu ashobora kumva ahari kuko muri hano ari mwe bahanzi mwenyine muri mu karere ka Kirehe. Kuki mwihisemo mu kwifata hano muri abahanzi mugeze nko muri batanu, mukifata muvuga ngo reka twe batanu bigenda gutya, twagira ngo udusobanurireho. Ikibazo ni cyiza. Twabiteguye tugendeye kuri buri muntu uburyo aririmba n'impano ye, ntabwo twapfuye kugenda umuntu mu muhanda uri kwigendera ngo ngwino tubishyire mu ndirimbo. Twese twagiye tureba ese umuntu aririmba gute, impano ye ni iyi, ni ibyo twagiye tubatoranya. Mwagiye mureba impano ya buri muntu, muravuga ngo uyu muntu aririmba ngo umukobwa baratubwiye ngo bagiye bareba ku impano ya buri muntu, baravuga ngo uyu muntu aririmba, twagira ngo uduterireho gakeya ku ndirimbo mwavuze mu duhishe ariko mwashutinga tukabonaho gakeya kuririmba. uburi nuramva ku mutima naraniye sinabahuda hari burya ndasanze undi ku mutima. Nk'uko mubyumva bakunzi ba Sun TV Rwanda, uyu mukobwa afite ijwi ryiza ntabwo mbabeshya. Bakunzi ba Sun TV rero, reka dukomeze tugenda tubabaza, turabaza bose, turabazenguruka. Umukobwa uririmba neza, sawa nawe urakoze. Umusaza meze bon watubwiye ngo ufite studio. Nagira ngo tukugarukeho utubwire studio yawe ikorera he, ese yitwa nde, uragenda utubwire. Okay, studio yanjye yitwa Connection Record, ikaba ikorera mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba. Iyi ndirimbo murimo mukora shoot ni wowe wayikoze cyangwa? Iyi ndirimbo turi gukorera shoot ni jye wayikoze audio. Murateganya ko yaba yagiye hanze nko mu gihe kingana iki? Turateganya nko ko yaba yagiye hanze mu gihe kiri bugufi nk'icyumweru gusa. Ninde muri mwe wazanye iki gitekerezo cyo gukora iyi ndirimbo? Iki gitekerezo rwose ni njyewe. Ni wowe wazanye iki gitekerezo? Nk'uko tubizi ugiye ko studio yawe yitwa Connection Record. Iyo studio hari ibindi bintu nagiye nyumvaho ngo hari amarushanwa arimo ategurwa ya Gisaka Talent Show. Nayo nayumvisemo, nagira ngo utubwire byisumbuye kuri iyo. Noneho umuhanzi yifata ka video, yamara kwifata ka video akakohereza kuri WhatsApp ya za nimero ziri ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ziri kuri social media ashaka gukoresha iyo ari yo yose, izo nimero zirahari. Bivuze ngo umuhanzi yifata ka video, yamara kukifata akakohereza ho yakabonye, niba wenda ari ku mbuga nkoranyambaga kuri social media kuri WhatsApp akakohereza. Mwewe iyo mumaze kukabona mugakorera iki? Kuka video yo tumaze kukabona, tubwiye ko iyo umuntu amaze gufata ka video akohereza, ese iyo amaze kukohereza mugakorera iki kugira ngo kagere kuri YouTube mu bigenza mute? Ka video rero we iyo amaze kukohereza duhita tugakorera edit, kakeditinga, noneho
twamara gukeditinga tukahita tugashyira kuri channel ya Gisaka Talent Show. Noneho iyo mumaze kwetinga mugashyira kuri Gisaka Talent Show, iyo mumaze kugashyiraho hari link mu muhango akoresha ya cyangwa se mubigenza mute? Okay, tumuha link agakora uko muri aha ngaha hari umuntu mwafatanyije kuri icyo gikorwa cya Gisaka Talent Show cyangwa se sinzi uko bimeze? Arahari nawe mushobora kugira icyo mumubazaho, dore bamwita Egide. Muri aba bicaye hano arahari? Yego, arahari. Okay, bakunzi ba Sun TV Rwanda, rero reka dukomeze tugende tuvugisha abo bahanzi uko bari hano bagiye batandukanye, na Egide turamugarukaho kuri iki gikorwa cya Gisaka Talent Show. Reka dukomeze. Umukobwa tukugarutseho hano na kare twazengurutse tugenda tukuvugisha, watubwiye amazina ariko notubwire nyirizina ubundi uririmba iyihe njyana? R&B. None iyo muri iyi ndirimbo ntabwo nzi wowe uko bimeze, waririmbye akayi, ndagira ngo tuzamuriho gakeya tugatera gakeya waririmbye Bindi kimbabazi Sumukunzi Gahura karubereye Nubwo uboneye amarira Ukamunga bigakunda Ukunda rurababara Ariko ntirushira. Nk'uko mubibona abakunzi ba Sun TV Rwanda online, abo bakobwa baratwika kuko baratoranijwe. Tugiye kuganira na Hatari Aizo. Hatari bimeze gute? Kumva na kera biracyakora. Ubwo duherukana uri muri Zana Sun TV twaraganiriye, utubwira ko hari indirimbo nshyashya ufite. Iyo ndirimbo wayishyize hanze cyangwa? Indirimbo yanjye nshyashya nagiraga hanze, hashima akabazo bahitaga saa 3 n'isaha bayivanyeho, ubona gukora saa 4 mbona si byiza, ariko nabindi y'amagambo wenda batabizi neza. Ni kafa ya saa moya ya mvuga saa moya ya gusinera njye nayikoze yitwa saa 3, ariko ntibyamwumvira ubundi gushaka izina ngomba kumita, ariko ni neza cyane abantu bihangane bayumve tu. Twaherukanaga ufite indirimbo wakoreye video nshyashya, iyo ndirimbo yitwa Ikinyarwanda, ngo by'umuco wacu. Nagira ngo uturirimbireho gakeya ngo by'umuco wacu. Ikinyarwanda kidufasha gusabana, Ikinyarwanda kidufasha mu buhahira, ururimi rwacu. Nk'uko mubibona abakunzi ba Sun TV, rero nanjye murabona ko natwawe ururimi rwacu ni ingobyi ya buri wese. Reka abakunzi ba Sun TV, nk'uko batubwiye ngo twaganiriye ku bijyanye na Gisaka Talent Show, batubwiye umutipe witwa Egide araza kutubwira kuri Gisaka Talent Show, nawe batubwiye ko ayirimo. Nagira ngo Egide mugarutseho ni Sun TV n'isanzwe, nagira ngo utubwire, batubwiye ko Gisaka Talent Show hari icyo uyiziho. Ese uyiziho? Gisaka Talent Show ndabivuga nk'ifatanyabikorwa wa video. Igikorwa twateguye gufasha abahanzi uburyo ifata video n'abazimya kuri telefone ya smartphone, kohereza kuri WhatsApp kuri nimero zatanzwe, nawe ukohereza yifashishije twebwe tuyakweditinga, nawe ukweditinga ukakodera kuri YouTube channel ya Gisaka Talent Show. Iyo kamaze kugeraho tumuha link, yamara kumuha link agasharinga, we bakunze kubakora bazimya akamureba ko bamurebye n'ibyo mumuha gutsinda. Nagira ngo nkubaze ubundi abantu bari kureba Sun TV Rwanda online aka kanya, nagira ngo nkubaze, ese ibintu biracyakomeje, bifite igihe kingana iki kugira ngo birangire? Uragira ngo tubwire biracyakomeje cyangwa byararangiye? Birakomeje, just still now umuntu ufite iyo mpano yakwiye kuba yohereza nta
kibazo birakomeye. Bo, Ntabwo nukuvuga ntabwo turashyiraho deadline igihe bizarangira. ni ubuhe buryo mwakoresha kugira ngo abantu bose bafite impano mu Rwanda harimo abanyempano zitandukanye ese ni ukuririmba gusa hari abantu benshi bagiye bafite impano zitandukanye hari ukwigana abantu hari ibiki byose impano nyinshi zirahari ni ukuririmba gusa cyangwa harimo n'ibindi Oya twe hano kubera ko it's about studio the studio recording ifatanya y'uburundi na Connection Records ML Pro twe twafokasinze kuri music only nta zindi mpano zirimo. Okay, nta zindi mpano zirimo. Ni iki mwakoze kugira ngo umuhanzi wese wumva ko afite ijwi rye ariko akaba yarabuze uburyo abikoramo cyangwa se akaba atarabibona ni iki kintu mwakoze kugira ngo bose bibagereho babone ko hari ikintu mwateguye hano mu karere ka Kirehe cyo gufasha abahanzi? Yeah, that's why nukuvuga buri muntu wese ukoresha social media nakeka yabonye video twakodinze kuri YouTube kandi twakoresheje kuri YouTube kakamamaza iyo nyuze iki gikorwa ibyo rushanwa naje guhuriramo mwese ni ndabona ni collab y'abanzi mugiye mutandukanye uturimbo gakeya agatera kawe nakurimbira nko kugitera navuga ngo mfata ikiganza pe uzimbabarira ijambo narivuze mbugutse nukuri sinzongera nari natwawe bona noneho na kandi umuhanzi uko wagiye ndagira ngo mubaze noneho muri rusange ngo mu Rwanda umuhanzi wumva ufana cyapfana abahanzi benshi ariko nk'umuntu uri muri inspire muri iyi minsi uwo bita Ivry Ivry aramutse agusabye ko mukorana indirimbo wabyakira ute wabyitwara mute ndagira ngo utugire ukuntu wabyakira ukuntu wabyitwaramo Ibana nabyishimira byari byiza cyane n'abanguranye n'umuntu nkunda kumva rero waba ukoranye n'umuntu ukunda ese ababo kuba mwarakoranye ntabwo wabyishimiye cyangwa hari ukundi kuntu wabifata narabyishimiye cyane kuko it's the something which bishobora gutuma tuzamura umuziki mu karere kanjye nabyo rero Rwanda online aka kanya ubu ngubu tuvugana reka dusoreze aha ngaha ariko ndabinginze mukore subscribe ndabinginze banywanyi banjye reka dukomeze turajya tugenda tubagerera hirya no hino hagiye atandukanye tuzagenda tubaganiriza abandi benshi bagiye batandukanye n'izindi nkuru nyinshi banywanyi banjye please kora subscribe